Ako mama wagira amafuti gute kuri wowe? Amara ababyeyi baba badashobotse. Oya, niyo adashobotse None se ubu ngiye ko nakubwiye ko divorce atari ngombwa, nuko nabonaga watanye. Nicyo kintu mba nshatse gusobanura. Ako nzayikora njyewe narashiriye. Ibihugu by'ubu rero ntibizi kureba. Abakobwa bazi ubwenge pe, nimuterete dada ni mwiza cyane kandi azi ubwenge cyane. Amen. Bahungu. Ubu ngubu bivuze ni umukobwa? Ye ufite yerekwa ritambutse. Nimero ziriho. Ukomeza ntabwo ari nomero yanjye afiteho iye iherukwa na 23 sibyo ra 32 nako witwa Ravu ntabwo nzi ngo urinde ariko imyaka yanjye ndumva atari na ngombwa ko nayimenya niba uzanagenda n'ibindi biganiro wenda uzayisangamo ntabwo kuba umuntu ntabwo gukura k'umuntu mu mutwe ari imyaka ibibazo bikuza umuntu ibyo ducamo ibyo tunyamo mu buzima bwa buri munsi Ravu we nibyo bintu bituma umuntu abona Ravu wasanga ari cyo Kinyarwanda sheri wanjye rero kuza kuvanga amagambo mfite nawe ushatse wayagira wowe wenda ushaka kuba warakuze iwanyu ubona ibintu bimeze neza ntabwo nawe si wowe ntabwo nakurenganya ubuze kubagesera njye ndumva cyane njye icyo nababonyeho wagira ngo batera umwaka yavugaga ko ari mama utera nahaboneye agahenda gusa ikomeze ku mana mubyeyi ihangane nawe ukomeye abagesera noneho ariko nibwo ngihura nabo hello guys hope you doing well ukanusuza kariko uvuga ngo nizere ko mumeze mukomere nizere ko mumeze neza turagaruka umeze neza rero twari tugarutse ku kiganiro twakoze ejo bundi nyine kiriya twakoze ejo nyine nabonye feedback umwana navuga ngo ni nziza pe nta negative nigeze mbonamo byose nyine byari byiza kandi ukuri turabashimiye rero ikintu cyari kinzanye hano manu kugira ngo nsome comment ujye ubasubiza kuko ndakeka ni waba nawe urajya usubiza abawe nanjye nsubiza abambwiye nyine uwa mbere yaravuze ngo ni nkaho tuje gusubiza abagiye batubaza n'ibintu bimwe na bimwe ntabwo ngiye natoranyije ntabwo nigeze mbona ndatoranyije comment ngo izi sinzisoma ngo izi ndazisoma navuze zose nzazisoma ego mwumve ngo yo amazina so ni ngombwa ko yasoma ahita amenya nyirabyo ahita amenya ko yanditse ego ndabona izina rye niba ari kabisa iyo mbega byiza dada ndagukunda kubera ukuntu ukunda mama wawe nzaguha akadope murakoze shimira rwose yakiriye nubwo ntazi ngo ni ryari ariko ni ukuri murakoze undi witwa ngo Veneranda Mukamukiza arandika ngo yego aho gusabiriza kuri cano z'abandi kora akazi ku yawe Imana izayaguha kabiri kangahe se ujya kuri cano ugiye gusabiriza nyine mu mutima we niko byamubwiye ubwo ese mugire ujya kuri cano ugiye gusabiriza njyewe nagiye kuri cano nsabiriza kwandise ko mba mvuga ubuzima bwanjye mama ko ajya avuga ubuzima bwe yajya avuga ngo ni mumpe amafaranga ngo ndapfuye ngo ni mumpe ntabwo wamurenganya mwihorera nta kundi gusa Imana iguha umugisha ku bwa komenti uwitwa Mama Yvette arandika ngo uwo mwana yakuze mu mutwe ikimbabaza abagabo bazima barabuze sibyo nirwa mvuga barabuze nyabo yitwa Yvette Mama Yvette barabuze ni ukuri ntabo nyine muhuje imico mukakirana mwese uko muri nyine biba bigoye gusa nyine kubera hamwe no gusenga n'imyitwarire y'umuntu dukeka ko bizakunda uwitwa Raisa Uwase aravuga ngo nkunze uyu mwana ukuntu aha mama we support mise nkora subscribe thank you so much ukuri thank you buriya niwe n'ikintu cya mbere umuntu akwiye no kujya akora ku muntu ugifite mama n'abatabafite turabakomeje umuntu wese ugifite nyina ibyo yakora byose atari mu mafuti ariko ikintu ubona ko ari ngombwa ko mama wagira amafuti gute kuri wowe amara ababyeyi baba badashobotse oya niyo adashobotse none se ubu ngiye ko nakubwiye ko divorce atari ngombwa nuko nabonaga watanye nicyo kintu mba nshatse gusobanura nako nzayikora njyewe
narashiriye. ni ukuri Raisa thank you so much. Undi muntu wavuze witwa Umutesi arandika ngo ayiga mana dada ndagukunda umwana unshimishije komeza wifate neza uzaba urumuri rw'abawe. Amen. Hano umuntu wandika comment ukumva muri kumwe ni rwose. ukuri ukumva muri kugenda Imana imuhe umugisha ni ukuri. nawe Imana iguhe umugisha. Witwa Oliva Uwera yo ndarize pe ntabwo nari nzi ko mufite channel mama dada ndagukunda Imana izaguhindurire amateka n'ubundi kwiteho ikwitaho izakora ibiruta ibyo. Amen. Urakoze mwana wanjye. Sinzi uko ungana ariko ndagushimiye ni ukuri. I love you too. Denise Alice arandika ngo abazi uwo mugabo mu muhe message pe yite ku mwana we. Ko ni ukuri. We turi kumwe. Imana iguhe umugisha. Mukasekuru Janine arandika ngo nimwihangane kubera abataye ntago ari we Imana imuhumure. Imana ari we Mana muhumure musenge Imana izabatunga. Yego rata. Nawe reka kuvuga ko turwaye turoma kuba ngo yaragiye. Witwa Kariza Queen uyu mukobwa amaze kumubona inshuro nyinshi. Mama dada ndakumva cyane ikiganiro cyawe n'umukobwa we kirangijije ni ubwa mbere ndebye ikiganiro ahandi nkakirangiza. Ihangane pe ariko iyo mpeta yisubizemo nubwo atahaye agaciro iyo mpeta urubanza rufitanye n'Imana. Yarandiye kibondo yarandiye do. Utazongera gushaka ukaba utagiye gushaka yigumana icyubahiro cyawe. Irandya. Yarandiye shuti. Kuko meze umukunde Imana hari igihe izamugarura ibyo dada avuga ni ukuri kandi urwawe bucece. Urwane bucece. Dore urutoki rurenda gucika nshuti z'ukuntu rundya nayikuyemo iri hariya kubera ikibazo. Yagiye gusenga nyishyiramo kuko mba ntari buyambara umwanya munini. Witwa Mukanshema Beatrice arandika mu madada ho muri Imana yarakurinze kandi ntawe yagiye iracyari maso. Haleluya. Nibyo uko ni ukuri. Imana iguhe umugisha. Umuntu ntabwo izina rye ntabishobora. Gusa nawe arizanditse ngo ni ukuri uno mwana dada ndamukunda pe ni umwana uzi ubwenge pe shaka komeza wita kuri mama wawe Imana ibigufashamo. Amen. Ntamusiga ibintu mpora mbivuga. Kandi nawe wakoze. Reka ngo dada ni mwiza akunda nyina Imana imuhe umugisha ni mwiza. Amen. Ni ukuri turabashimiye. Undi witwa Buregeya Alice arandika ngo dada ndagukunze disi uzi ubwenge munsi ukuntu uri hafi ya mama wawe. Amen. Buregeya nawe Imana imuhe umugisha. Bagwa neza Joy cyakora dada zarwubaka ubwenge. Sinzi nanjye yo biba. Nanjye n'ukuri kw'Imana n'abantu bamuvuga. Nawe bibona biza gutyo. Undi witwa ngo Jeanne Gakinahe arandika ngo ibihungu by'ubu rero ntibazi kureba abakobwa bazi ubwenge pe. Umuterete urumva buri muterete dada ni mwiza cyane kandi azi ubwenge cyane. Muri kumva ikomenti. Nyine uwo Joy yaranditse ngo cyakora dada zarwubaka ubwenge. Witwa Jeanne Gakinahe turabatumiye. Witwa Jeanne Gakinahe arandika ngo ibihungu by'ubu rero ntibizi kureba abakobwa bazi ubwenge pe ni muterete dada ni mwiza cyane kandi azi ubwenge cyane. Amen. Bahungu ubu ngubu bivuze ni umukobwa. Ufite iyerekwa ritambutse. Nimero ziriho. Ukomeza ntabwo ari nomero yanjye afite wiye iherukwa na 23. Sibyo ra 32 nako. Witwa Denise Alice yanditse 2 dada azi ubwenge uri umugisha kuri mama we kandi uzamugeza kure nanjye nzagushakira gift. Oh my God. Hallelujah. Thank you. Zoga ifoto zazigira cyangwa uzakiremo nakandi. Undi arandika ngo witwa Françoise Furaha dada ni igikobwa cyiza pe murakoze cyane. Nta nubwo aruhije we yanditse yashoboye. Rosine arandika ngo uwo mwana arakubwira kujya muri ambasade kuvuganira umwana kumusabira inda zose ukurega umugabo kandi ibyo avuga ni ukuri kuzuye. Oya ni ukuri byo nanjye narabyakiriye ni ukuri nibyo. Witwa Umwari Rosi ngo ntiwamurega ngo yaguhaye agaciro uramukunda azakomeza guca amazi. Wamugana wavuze ko ari ibyo nshuti yanjye simbyemera. Ntabwo njye ibyo mbyemera. Kutamurega ngira ngo nibyo kuguca amazi.
nyine kugira ngo nyine agenda arega umugabo we nibwo uyu nguyu nyine we yavugaga wowe uzakora ikibona gikwiyemo niwe uzacunda amazi nyine dade ngo azagukomeza guca amazi nutamurega ariko ntabwo abeshya nose niyo yanciye Love arandika ngo umwana nawe yarangiritse disi mbega amagambo isi ifite ibibazo ubusa afite imyaka ingahe koko wacishwa umuntu umusubize witwa Love ntabwo nzi ngo urinde ariko imyaka yanjye ndumva atari na ngombwa ko nayimenya niba uzanagendera n'ibindi biganiro wenda uzayisangamo ntabwo gukura k'umuntu mu mutwe ari imyaka ibibazo bikuza umuntu ibyo ducamo ibyo tunyamo mu buzima bwa buri munsi nibyo bintu bituma umuntu abona Love wasanga ari cyo kinyarwanda mu mutwe sheri wanjye rero kuza kuvanga amagambo mfite nawe ushatse wayagira wowe wenda ushobora kuba warakuze iwanyu ubona ibintu bimeze neza ntabwo nawe si wowe ntabwo nakurenganya winkura muri mududu komenti twiza nayo nibodeye ariko Imana ikugenderere nawe ugasanga wowe utekereza ko umuntu akuze bitewe n'imyaka afite ariko umuntu wese akura bitewe n'ibintu agenda acamo iki witwa abegadari ntabwo mbese dada uzi ko yagira inama mama we cyangwa undi mugore mukuru kuri we azi ubwenge cyane afite amagambo atyaye yangira inama nanjye nkabibona ndabizi amagambo atyaye Imana ikomeze imwirindire inaguhate ubwenge bwinshi ukomeze ukure neza uzajye mu rwawe rwiza kandi mu gihe cyiza cyabyo wowe witwa Love rero ugenda ureba izi komenti abandi bantu banditse nibwo uzamenya umuntu yandika komenti ashaka rero nawe urakoze kandi ni ukuri Imana imuhe umugisha Love n'uyu nguyu Imana imuhe umugisha ni ukuri ubwo bwenge nyifurije ni ukuri namwe Imana ibakubire kandi murakoze uwitwa Konsori uyu muntu ndi kumukeka ngo humure Imana irabakunda Nzayisenga Leoni turaje rati ibyiza biri imbere turabakunda irakoze nawe Inesi irakoze dada komeza wite kuri mama wawe umwubahe mukunde umuhoza amarira umuvure ibikomere byose agendana muhumure Imana muri kumwe dada komeza komeza ukunde mama wawe uzabona umugisha utagabanyije mwana kuri Imana mguha umugisha Inesi bitanwa n'imfura na second born wa mama Buregeya Alice bwa gatatu hano ntabwo bigaragara batambuka ntari ibimama by'inzobe bifatika mama witwa Uwesalo mama dada komera ndumva duhuje ubuhamya uvuze kubagesera njye ndumva cyane njye icyo nababonyeho wagira ngo batera umwaka yavugaga ko ari mama utera nahaboneye agahenda gusa ikomeze ku Mana mubyeyi ihangane nawe ukomeye abagesera noneho ariko nibwo ngihura nabo kuko abagesera bavuka ibugesera witwa Aurora arandika ngo none se mama dada divorce wayihoreye n'undi utazongera gushaka ukuze wa muntu mbaye kuremba ngukoze mu ntoki sinirwa nkubwira nzashaka mwana wa ntabwo nzapfa gutya nzashaka igisaza kinsajije uwitwa Bagwaneza Joy arandika ngo irerera abana ku murenge bizagorana kuva atari hafi yawe nyine uriya mugabo umurega bizagorana ntabwo bizagorana uravuze ngo bizoroha bizoroha ko amaze imyaka 6 agiye kandi none n'umunyamahanga numva uzayakura hehe wabuze n'ibyo tugaburira 70,000 nzabibona hano se harimo inshuti zanjye ziyafite zayama Ushindi Jeanne yabasigiye igikomere disi uzi kuza mu buzima bw'abana bakakwibonamo bakubaha bibwira ko ugiye kubabera se batabonye birababaza ni njyewe ubuza ako gahinda zirarangiye tumukunde wa mama dada ntabwo arya imboga iyo umuhaye ibyawe nawe aguha ibyawe nta miyaga ntarya imboga sha ntarya dodo witwa Vestine Mbabazi andika ngo ibaze kuba uyu mwana dada yakuriye mu ruhu ndumiwe mbega ibikomere dada iga cyane uzarengera mama wawe
Narababaye ni ukuri. Urakoze rata. Umutoni Josiane turabakunda rata, kuraje Imana nibahe imibereho mu izina rya Yesu, amina. Christine ndagushyigikiye kuba warakoze channel yawe rwose, basi nawe ubone aho ukura n'izo 50. Witwa Jean Dodier arandika ngo ndabakunda cyane, keep going on, bizacamo mbona muzaba bo kwifuzwa vuba cyane. Amen. Abo bantu ntacyo ari bafite. Umuntu ndanamukunda ngiye. Jean Dodier gusa usanze ari umusaza. Ariko none ntabwo mukunda by'abashiri. Ntabwo ariko bikubajije wabyemeye. Reka nkubarize Jean Dodier, reka nguterambagirize. Mwene wanyu iryo zina ni ribi. Ngiye umugesera mwene wanyu ngo iryo zina ni ribi. Odette urya mugabo nimba afise ubwene gihugu, niba afise ubwenge bukwiye ntiyari kuzikumviriza amagambo yo hanze. Ahubwo nimba ari umugabo muzima nafashe umwana we. Ni ukuri ntabwo arakwiye kumva inkuru z'abantu bine. Ya moyo upenda mpaye ndizina dada ni mwiza kandi azi ubwenge. Thank you so much. Tumukunde, ariko uriya mukobwa ko ari mwiza n'amahande bijyana bite? Ni ukuri nanjye simbizi. Dada bayikarakasa kuri cano, ntabwo mu nzu ntayagira habe na nta nubwo azi kuvuga. Cyakora arasetsa. Mba naje ngo mbaganize mbamarirungu nawe undi ntabwo ukuba banayikarakasa shwe. Veneranda genda n'umwana wawe kuri ambasade y'Abanyamerika, bazaguha amafaranga ku ngufu banakujyana muri Amerika. Izashiraho naziyati ko ngomba kugenda. Arabyemeje kandi ugomba kugenda. Baba neza Joy, uwanze kuvuga yaheze mwanyine, ushatse kuvuga icyo ubwo. Ingabire Domine na nubu nuko ubwo abonye agacano wenda bizaza mu byeyi komeza. Nuko nanjye mbona nuko Mukamana Esther tubitiranwa. Wiyikora pe mureke witurize. Yikora iki divorce? Uwimana arandika mu badada uzotuzanire umwana wabyaranye n'umugabo. Nurya mugabo ariho namushyizeho. Wamubonye yagiyeho gusengerira ni nyundi bacura iyo mvugo ni nyandagazi, ntiwari ukwiye gukoresha iryo jambo. Wari kuvuga ngo iki? Natubwira uko twari kuvuga. Uzatubwire Bibiliya. Uzatubwire mu kiganiro gitaha. Ubwo twaribeshya ari ukuntu umuntu ateshuka. Ishimwe Nadine yanditse ngo ariko uyu mwana afite imyaka ingahe koko? Ndakuze sheri, ndakuze ngende mukuru. 22 n'imike. Impore murashimishije dada, yatumye nkundanye na mbere sinabyitagaho. Dada azi ubwenge kandi uratuje cyane, ugomba kungurira amandazi. Kurikira takonane gice gifite. Odette urugo rwawe rwabayemo ishyari ryinshi n'umuryango wawe. Nabivuga ngo ninjye uzana amatiku ngo mba navuze ngo mba navuze. Urakoze. Ntabwo abesha Odette. Reka nza nkubwire uko byagenze Odette. Dada azi gusetsa ngo Yesu ni umugore. Mba nzi hano ngo mbasetse. Warushye ntaruhuka koko Mana turengere. Ni ukuri. Mayine mama dada na dada ndabakunda cyane, murazi kutuganiriza neza. Birakora. Alice ndakwikundira mubyeyi, murasa cyane ndabakunda. Witwa niyo nshuti Mari. Izina rye ni rirerire, nzagire neza kandi hindura amateka. Cyangwa yishakire wowe. Iyi comment rose nyanyisobanukirwa. Ngo cyangwa yishakire wowe. Yishakira wowe. Nisome numve. Niko yanditse nyine witwa Hanje. Ngo cyangwa yishakira wowe. Ndugu byarashatse. Mbese umugabo wanjye ashakanye. Niko yaravuze. Ubwo ashaka kuvuga ko Daddy ashaka wowe. Yego yarambyaye disi. Daddy se ko ari mukuru. Ngiye mufata nka papa pe batamuriza muri beza. Solange mama dada, Imana iguhe imibereho ifatika wirerera abana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Murakoze. Amen. Tuyisabe Esther. Courage mama dada. Witwa Soyinka umuhungu wanjye. Tango dutima. Mutesi Courage, Imana bagire neza. Lucky Play mutware kuri immigration bamuzane ararere umwana we kuko uwo mwana ni umunyamerika.
ari byo. undi muntu aramusubiza anamubwira ngo buriya se ni umunyamerika gute yaramwandikishije, ahubwo ndumva yakurikirana uwo mwana wakwemerwa na se akagenerwa ibyo amategeko ateganya. Ntabwo yabura kutamwemera, se ubundi aravuga ko ari uwande. Wishema Betty, ndagukunda dada mwiza, urakoze cyane sheri. Mama dada, uwo mukobwa wawe dada ni umwana mwiza cyane, Imana imugume hafi ye, yamana imico myiza, agenda kuri ambasade ya Amerika bazaguha icyo bita child support. Rimwe nakubwiraga gushyika umwana kwije imyaka 18 ubu uzapereza imyirondoro y'uwo mugabo. Undi aramusubiza witwa Denise ngo that's good idea iyo abazi social media, iyo abazi social security. Nanjye ngo social media ntabwo mbizi ibyo ngibyo bindi. Umukobwa mwiza disi witwa Mika Petro mire zabaye nyinshi. Icyo nibaza Noroba ntabwo yavurwa amaso kuri mituweli za Bishenyi. Sinzi icyo narashatse kuvuga. Nyine nibyo Bishenyi ni ivuriro ry'amaso riri. Ariko abagabo n'abagome. Ubu yabuze amadolari 100 atitaye ku bibazo yagiranye na mama dada kweli. Nibyo nukuri. Rusine yaduha udutima, nimuhumure nawe aduha udutima, Furaje nawe udutima. Esitwiragiye wowe rero wikomeza kwihisa mwirebere ibindi biganiro muvugaho. Inama nakugira nuko wajya kuri ambasade y'igihugu abamo ubivuge byose, bazahita babikemura byihuse. Udutima w'Imana Elizabeth, nta muntu ukijijwe ushaka umugabo ufite undi mugore, ni ugusenyera mugenzi wawe, nabyo ni ubusambanyi, kereka abasilamu kuko niyo myemerere yabo. Ubwo yarashatse se kuvuga iki? Uwasenyeye ubwo dadi kandi ubizi ko afite abagore. Ugiye nasenyeye dadi nzi ko afite abagore, kandi narababwiye ko abajya babanza batega amatwi bumva. Atarigeze yemera ko afite undi mugore mu rugo atarigeze abyemera. Undi yahise amusubiza ngo Chantal, ngo none si iyo mushatse atabizi ko amufite, nk'uko aba mu kindi gihugu ikosa ni iryande. Ikindi abaye batarasezeranye akaba ari wowe musezeranye, wabyita ubusambanyi gute? Ariko mwagiye mureka sha. Uwo ni Chantal. Sinzi ni ntabwo mbizi. Kandi undi aduha udutima witwa Murabanyamitwe muzakine filime. Narakubwiye ngo uzaturangire tujye kuyikina. Wempa nimero z'umuntu umukinisha filime nkwereka utuntu nikora, kandi ngaruka hano byitwa ibinyamitwe. Wowe se wowe washatse undi wa kabiri ukawongeraho. Afite umutwe akorera buri. Wenda wowe rego nawe utetse ugashya ugeze umugisha. Nyine iyo mitwe nawe naze tumuheho. Bagwaneza ituriza wishakira ubuzima, usenge Imana izagutabara. Mukaniringiyimana Jeanne, Mukaniringiyimana, ntabwo najyana umwana wanjye muri ibyo nk'ubwo dada aravuga iki? Ndavuga iki? Sabonye uri umusazi mu bantu bose. Ndabona abantu 6 baramusubije kandi sinzi impamvu wandi yitwa Jean Dodeni ukundi. Sinzi impamvu ntakunda abantu b'abacantege. Wowe wazavuze bakakumva niba ufite ibyo kuvuga bizima kawe. Undi muntu witwa Mukasekuru Janine mubonye kenshi, wese buri yagiyeho yiyanze. Shatuza buri ari gushaka ibirayi. Kase kukomera mama. Abandi nibo duhutuye muji witwa Edouard zamuturukaho ari akazi. Sinzi ubwo icyo ashatse kuvuga. Nzayisenga Leoni, ahubwo se ubwo uvuze iki? Cyakora barabasubiza ntabwo. Umutoni Virgin urahubutse n'umugabo niyo yashaka abagore 100. Sinzi icyo arashatse kuvuga, abantu babiri baramusubije. Nashaka abagore 100 nyine ntabwo ibyo ngibyo bibi. Uwitwa Cyuzuzo ahita muganga ngo kari kundi karahandurika. Gushaka 100 ntibivuze gutererana umwana wabyaye. Please period. Abantu ngende kubakunda ujye mubambirira. Undi witwa Ngingabire Domi, nuko ubwo ubonye agacano wenda bizaza mubyeyi ikomera. Witwa Gihoza duha udutima, Mutoni duha udutima. Uwitwa Shema yandika ngo ababyeyi duhemukira abana pe, nk'uyu mwana ubwenge azi n'ubwo mu ruho pe, abagabo bamugurana n'abagore ibibazo nimufashe abana mujye mumenya ko atari
ko ntawe ubaza umwana ngo apfe asetse uko byagenda kose, ntawe ubabaza umwana ngo apfe asetse. Aseka sike. Kuraje witwa Uwase Francois. Abandi bo bagiye baduha udutima. Hari n'uwitwa Claudette wanditse ngo abanjye natwe turagukunda sheri, ni best friend wanjye. Nuko turamukunda asanga ari uwanjye. Thank you so much. Imana ibahe umugisha. Iyi comment zari ziba zivuga ye. Izi comment ziraryoshye. Ziraryoshye nitaye ku barucantege batatu barimo, si batatu cyangwa babiri. Ntabwo mbitayeho sinabumva sinitaye no ku magambo yabo. Ndashimira aba bantu kandi mukomeze mwandike comment, mukande share, harya barayikanda barayisharinga. Share ni ugukanda wakagisharinga abandi bantu. Hanyuma subscribe. Banabisobanurira gute? Ni ukuyikandaho nayo. Ni ukuyikandaho nyine. Buriya subscribe ikintu ikora ni ukugira ngo niba dusohoye ikiganiro cyangwa n'andi makuru ari kuri channel ajya ahita abibona direct. Yego. Imana ibahe umugisha ababyeyi, Imana we, mbega abakobwa beza, Imana we. Imana ntabwo nzi ko nkundwa n'abantu bangana gutya, ariko hari n'abandi batarabibona bazaza buriya ntarinzi. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze n'ukuri. Uriya mugabo ntago jewe narabivuze ko ntarinzi ko agira abandi bagore, nabibwiwe na mabukwe mu nyuma nyine mu munota wa nyuma, kandi ntagifite kuba namwanga byarangiye. Urumva ujye mubanza mwumve neza ikiganiro gisoza. Uriya muntu kenshi utukana kuri comment ntago aba yakirangije. Ntago aba yagishoje. Hari igihe aba agikukubita ijisho atazi n'ibyo ugiye kuvuga. Ngavuga gusa ati nanga mu madada reka ngire gutya. Kandi ni ukuri mudashakirwa ngo mwarwihorere. Mwiriwe. Ubwo rero urumva nyine ntago biba byoroshye, ni ibintu bitoroshye, ariko mu ijuru hari Imana irahari, n'aba bantu badukunda Imana ibaha umugisha mwinshi. Shimiye na cameraman bafashe umwanya we akadukamera. Imana imuha umugisha. Amen. Bye. Turabakunda.